Kuri uyu wa mbere Papa Leo wa 14 yashimye ibikorwa by'Agatolika Charities USA abashishikariza kudacika intege nubwo bahura n'imbogamizi zituruka ku mikorere y'inzego zitandukanye. Mu ijambo yabagejejeho mu nama yihariye yagiranye n'inama y'ubuyobozi y'umuryango, Papa yabashimiye ku bikorwa byabo byo gufasha abatishoboye bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anagaragaza ko azi neza ibibazo bya mikoro make uyu muryango n'indi bisa bihura nayo bitewe n'imyanzuro ya Leta ya Amerika. Yagize ati nk'uko byari bimeze ku ntumwa za mbere no kuri Kiliziya yo hambere, gutangaza inkuru nziza binyuze mu kwita ku bakene n'abari mu bukene bukabije bizahora bihura n'ingorane zimwe na zimwe, haba ku rwego rw'umuntu ku giti cye ndetse no ku rwego rw'inzego muri rusange. Nzi neza ko imiryango y'Agatolika Charities muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarokotse izo mbogamizi zikomeje kugaragara no muri iki gihe cyacu. Nyamara ni mu gihe duhuye n'izo nzitizi aribwo tugomba kongera kwiga kumva ijwi rya Yezu ritubwira riti ndi kumwe namwe iteka. Keith Robinson, perezida akaba n'umuyobozi mukuru wa Catholic Charities USA, yavuze ko guhura na Papa byabateye imbaraga mu murimo wabo wo gufasha abatishoboye. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma y'iyo nama, yavuze ko igabanuka ry'inyungu uyu muryango uherutse guhabwa na Leta ya Amerika, agaragaza ko byatewe n'itandukaniro muri politiki mu byerekeye abimukira ndetse n'uko bamwe mu baterankunga bagaragaje gushidikanya nyuma y'ibibazo by'ihohoterwa byigeze kugaragara muri Kiliziya Gatolika yo muri Amerika. Yagize ati imiryango imaze imyaka myinshi ihura na USCB mu gufasha impunzi gukomeza kubona ubufasha, ikomeje kwita ku bantu bayishingiyeho. Nubwo habaye igabanuka ry'inkunga ku rwego rwa leta yose, ku rwego rw'igihugu, Catholic Charities USA itewe inkunga nini n'abikorera ku giti cyabo, bityo ntitwigeze tugerwaho n'izo mpinduka mu buryo butaziguye. Mu myaka 20 ishize twakoze cyane dushyiraho umuco mushya w'imikorere inoze, kubazwa inshingano no gukorera mu mucyo mu by'imari, hagamijwe kugarura icyizere muri Kiliziya. Kubera izo mbaraga zashyizweho mu myaka 2 ishize, ntitubona ko icyo kibazo kigira ingaruka mbi ku bushobozi bwacu bwo kubona inkunga muri iki gihe. Muri iyo nama, Robinson yakirije Papa igitabo gisobanura gahunda yiswe People of Hope, Faith-Filled Stories of Neighbors Helping Neighbors, igamije gutangiza inzu ndangamurage y'icyizere izajya igenda mu gihugu hose iri mu modoka mu gihe cy'imyaka 3, ishishikariza abayisura gushaka uburyo bafasha abatishoboye. Robinson yavuze ko iyi gahunda itagamije gusa guhindura ubuzima bw'umuntu ku giti cye, ahubwo igamije no guca burundu uruhererekane rw'ihohoterwa n'ubukene bikurikirana mu miryango uko ibisekuruza bisimburana. Catholic Charities USA ni umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugamije gufasha abatishoboye no guteza imbere imibereho myiza y'abantu bose. Uyu muryango ukora ibikorwa byinshi by'ubutabazi n'iterambere, birimo gufasha abakene n'abatagira kivurira, gufasha impunzi n'abimukira kubona ubuzima bushya, serivisi z'ubuzima n'ubujyanama, kurwanya ubukene no gufasha imiryango kwigira, gufasha mu bihe by'ibiza nk'imyuzure, inkongi n'ibindi. Yashinzwe mu mwaka wa 1910, itangiye yitwa National Conference of Catholic Charities. Yashinzwe n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika bo muri Amerika, hagamijwe guhuza ibikorwa by'imiryango itandukanye yakoraga ibikorwa by'urukundo. Intego nyamukuru z'uyu muryango ni ukugaragaza urukundo rwa Kristo binyuze mu bikorwa bifatika, gufasha abakene n'abari mu kaga, guteza imbere ubutabera n'uburenganzira bwa muntu, guteza imbere iterambere rirambye no kwigira. Ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ifite amashami arenga 160 akorera mu madiyoseze atandukanye. Nubwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibikorwa byayo bifasha n'abantu baturuka mu bindi bihugu, cyane cyane impunzi n'abimukira. Catholic Charities USA ni mu bwoko kwa Kiliziya gufasha abantu mu buzima busanzwe. Nifasha gusa mu buryo bw'akanya gato, ahubwo inaharira ko abantu babaho neza igihe kirekire. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.